Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rya OMS rivuga ko indwara z'umutima ziza ku mwanya wa mbere mu ndwara zihitana umubare munini w'abantu hano ku isi. Ndetse burya no mu Rwanda indwara z'umutima ziza mu ndwara 5 za mbere zihitana umubare munini w'abantu. Ariko burya wari uzi ko hari imbuto urya cyangwa se ushobora kurya zikagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ku kigero gifatika, ndetse n'imbuto usanga dushobora kubona mu buryo butworoheye, cyangwa se nanone ukaba ushobora kuzigura hirya no hino mu masoko akwegereye bitarinze kugusaba kujya kure. Ni imbuto zigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ku kigero gifatika, harimo n'indwara z'umuvuduko w'amaraso ukabije, indwara za stroke, ndetse n'indwara zifata umutima n'imikaya y'umutima cyangwa se inyama zigize umutima. Muri kino kiganiro tugiye kuvuga kuri buri bwoko bw'imbuto bugera kuri 7 bugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Turebere hamwe n'impamvu izo mbuto ari nziza ku mikorere y'umutima ndetse n'uburyo zigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Muri make ni ikiganiro gikubiyemo byose wifuza kumenya ku bijyanye n'imbuto cyangwa se n'imirire n'uburyo igira ingaruka cyangwa se yagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe. Tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa. Tujya gutegura kino kiganiro twifashishije inyandiko y'ubushakashatsi ndende yasohotse mu kinyamakuru cyitwa Very Well Health, aho cyagiye kigaragaza ko imbuto cyangwa se cyagiye kigaragaza n'inyandiko yagiye igaragaza isano y'ibiribwa cyane cyane imbuto n'uburyo bishobora kuturinda indwara z'umutima. Muri make rero nibyo tujye kuganiraho muri kino kiganiro. Imbuto ziza ku mwanya wa mbere burya zitera umutima gukora neza zikagabanya n'ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ni imbuto z'inkeri. Burya inkeri zibamo amoko menshi, ariko inkeri muri rusange izo babasha kubona ushobora kwita fraise, blueberries, raspberries, ubwoko bwose bw'inkeri, ndetse ushizeho n'imbuto z'imizabibu. Burya ni bimwe mu biribwa byiza ku mikorere y'umutima, ndetse kugera ku rwego babyise ko ari superfood cyangwa se ibiryo birenze ku mikorere y'umutima. Ibyo bigaterwa n'ibinyabutabire byitwa anthocyanine byo mu bwoko bw'byitwa antioxidant dusanga mu nkeri. Ibi rero bituma ziba nziza ku mikorere y'umutima, ku mikorere y'umubiri muri rusange, ndetse no kugabanya ibyitwa inflammation cyangwa se ni nko gukomereka kw'imikaya n'uturemangingo tw'umubiri imbere bikorerwa imbere. Inkeri rero zigabanya ibyo bibazo. Nanone byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi ko kurya inkeri cyangwa se imbuto z'imizabibu bigenda bigabanya bikanatuma imitsi itwara amaraso ikora neza, igasa naho yaguka, amaraso agatembera neza. Ibyo bikagira uruhare rwiza mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, ndetse amaraso agatangira kugenda neza ku murongo ari mu bipimo byiza. Bivuga ko igihe cyiza cyo kurya inkeri ari mu gitondo, cyangwa se ukarya yawurute irimo inkeri. Murabizi ko hari yawurute ziba zirimo fraise ushobora kurya cyangwa se kubona. Muri make rero inkeri zikaba ari nziza cyane ku mikorere y'umutima, ndetse no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, yewe n'ibibazo by'imitsi itwara amaraso nabyo bikagabanuka bitewe no kurya inkeri. Muri make rero inkeri ni nziza ku mikorere y'umutima no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Imbuto ziza ku mwanya wa kabiri nziza ku mikorere y'umutima ni avoka. Burya avoka ni nziza. Avoka iyi ngiyi tubona ibonekamo ibinure byiza byitwa monounsaturated cyangwa se ibinure biri monounsaturated, aho usanga ari byiza ku mikorere y'umutima ndetse no ku mikorere y'imitsi itwara amaraso. Bikagenda bikanagabanya ibindi binure bibi byo mu bwoko byitwa cholesterol bishobora kuboneka mu mubiri, kuko byo bishobora gutera ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ukabije ndetse n'indwara z'umutima. Muri make rero avoka ni nziza kubera ko ibonekamo ibinure byiza bitera imikorere myiza y'umutima aho kuwangiza. Nanone ikaba ari nziza ku mikorere y'umutima kubera ko ibonekamo umunyungugu witwa potassium. Potassium ni umunyungugu w'ingenzi ku mikorere y'umutima no ku miterere yawo ndetse n'imikorere y'imikaya y'umutima. Muri make rero avoka bavuga ko zinarusha potassium imineke cyangwa se zikabonekamo potassium nyinshi kurusha imineke.
Potassium nanone ubushakashatsi bugaragaza ko ari umunyungugu w'ingenzi mu gushyira ku murongo umuvuduko wawe w'amaraso ukajya ku murongo. Ibyo bikagabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara indwara ya hypertension izwi nk'umuvuduko w'amaraso ukabije. Muri make, kurya avoka byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi ko ari zimwe mu mbuto zitera imikorere myiza y'umutima, zikagabanya n'ibyago byo kubasirwa n'indwara z'umutima mu buryo bufatika cyangwa se ku kigero gifatika. Ku mwanya wa gatatu, imbuto nziza ku mikorere y'umutima ni izitwa pomegranates. Pomegranates nagerageje gushaka ikinyarwanda cyazo nsanga zitwa komamanga. Ni imbuto zijya gusa na pome ariko zo zikagira utubuto twinshi imbere. Ndaza gushyiraho kuri screen iyi nkuru uze kureba uburyo ziba zimeze. Pomegranates cyangwa se komamanga byagaragaye ko ari imbuto nziza ku mikorere y'umutima nk'uko byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi, aho zibonekamo ibinyabutabire byitwa antioxida byinshi cyane cyane ibyitwa polyphenol bigenda bikarinda imitsi itwara amaraso, ndetse bikagabanya n'ibyitwa oxidative stress mu mubiri, bikarinda kwangirika kw'imitsi itwara amaraso, ndetse n'ibibazo bya inflammation iri chronique ishobora kuboneka mu mubiri no mu mitsi itwara amaraso no ku mutima ubwawo. Ubushakashatsi bugaragaza ko pomegranate kuyirya inshuro nyinshi bigabanya ibyitwa plaque build-up cyangwa se kuba bigabanya ibinure biri mu mitsi. Hari uburyo ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol cyangwa se ibyitwa triglyceride bigenda bikamata ku nkuta y'imitsi itwara amaraso, ku buryo calibre cyangwa se caliber y'imitsi itwara amaraso igenda igabanuka, bikakongera ibyago byinshi byo kurwara indwara z'umutima. Pomegranate iragenda ikagabanya bya binure bigasa naho bishonga, bikagenda biva muri ya mitsi itwara amaraso, amaraso akongera gutambuka neza, ndetse n'imitsi tukavuga ko yazibutse cyangwa se yongeye gukora neza, wa mwanya w'imbere w'amaraso anyura wongeye kwaguka nk'uko wari umeze mbere bya binure bitaraza mu mubiri wawe. Ibyo rero bigira ingaruka nziza kuko binagabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, kuko umwanya amaraso anyuramo uba wiyongereye. Urubizi ko iyo surface yongereye, presiyo iragabanuka, cyangwa se twavuga volume, presiyo iragabanuka. Muri make rero pomegranate cyangwa se komamanga ni zimwe mu mbuto nziza cyane zigabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara z'umutima, indwara za hypertension ndetse n'indwara ya stroke mu buryo ku kigero runaka. Ku mwanya wa kane, ikiribwa cyiza cyangwa se imbuto nziza ku mikorere y'umutima ni imineke. Iyi mineke ihiye burya ni nziza cyane ku mikorere y'umutima, kubera ko imineke tuyisangamo umunyugugu witwa potassium. Potassium nk'uko twabivuze ni umunyugugu w'ingenzi ku mikorere y'umutima, haba no ku miterere y'imikaya y'umutima. Ibyo bikagira ingaruka nziza kubera ko burya potassium iyo ifite mu mubiri ibasha no kugenzura undi munyugugu witwa sodium. Sodium ni umunyugugu ushobora gutereza ibibazo iyo wabaye mwinshi ku kigero kirenze, aho ushobora kwangiza impyiko zawe, ukaba ushobora no gutera ibibazo by'umuvuduko w'amaraso ukabije. Iyo ufite potassium ihagije ibasha kugenzura no gushyira ku murongo ya sodium. Ibyo bikaba byiza ku mikorere y'umutima, kukurinda ko umuvuduko w'amaraso wakwiyongera, ndetse no kuba byagabanya ibyago byo kubasirwa n'indwara z'umutima. Imineke rero iboneka hose, ni zimwe mu mbuto zihendutse ushobora no gusanga hose, haba mu byaro, mu mijyi, ahantu hose. Burya umuneke n'uburyo uzamenye ko urimo kurengera umutima wawe. Ku mwanya wa gatanu rero hari imbuto nziza ku mutima, ni imbuto zirimo indimu, zirimo amaronji, zirimo mandarine. Ni imbuto zishyirwa mu itsinda zitwa citrus fruits, aho usanga cyangwa se imbuto za citron, aho usanga nyine akenshi ivugwa cyane hano ni indimu, ariko n'amaronji araboneka cyane hano iwacu mu Rwanda. Izo mbuto rero ni nziza ku mikorere y'umutima kuko zibonekamo ibinyabutabire byitwa flavonoids, hakabonekamo vitamine C ndetse na fibre soluble. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane ku mikorere y'umutima mu kugenzura umutima n'imikorere yawo, ndetse hari ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko kurya bene izi mbuto bigabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara ya stroke. Stroke ni indwara iba iterwa no kuba habaye agisida mu bwonko, aho amaraso hari uduce two mu bwonko twaturitse, twagize ikibazo cyangwa se twifunze, twiborotse. Nanone izi mbuto byagiye bigaragazwa n'ubushakashatsi bwo zigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Muri make kurya imbuto
zirimo indimu, amaronji na mandarine. Ni imbuto nziza zitera imitsi itwara amaraso gukora neza, zikagabanya ibibazo bya inflammation mu mubiri kandi zikagabanya n'ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Ku mwanya wa gatandatu, imbuto nziza ku mikorere y'umutima ziganagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ni imbuto za watermelon. Watermelon ni imbuto nziza cyane dusangamo ibyitwa lycopene, bikaba ari ibinyabutabire byo mu bwoko bwitwa antioxida biboneka muri watermelon ku bwinshi, aho ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, ndetse nanone bikaba binafasha mu kugabanya cholesterol mbi, rwa rugimbu rubi bya binure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol bibi mu mubiri, no gushyira ku murongo ikigero, zikanafasha nanone gushyira ku murongo ikigero cy'umuvuduko w'amaraso. Icyongera kuri ibyo, uburyo watermelon ku kigero kinini igizwe n'amazi, ikaba ihydratinga umubiri wacu, igatuma circulation y'amaraso ikorwa neza. Ibyo bikaba ari ingenzi cyane kuyirya kuko ibasha gutuma umuntu yiyumva neza, ikagabanya n'ibyo byago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ku kigero gifatika. Ku mwanya wa karindwi rero, hari imbuto nziza ku mikorere y'umutima zinagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima n'imbuto za pome. Pome ni zimwe mu mbuto nziza cyane usanga mu byitwa quercétine, ibyitwa pectine, ndetse tugasangamo n'ibinyabutabire byo mu bwoko bwitwa polyphenol, bizwi cyane mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima, aho bigabanya ibinure bibi byo mu bwoko bwa cholesterol twagiye tunavugaho kenshi, bikagira ingaruka nziza rero mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima iyo turya pome. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko kurya pome bigabanya ibyago byo guhitanwa n'indwara z'umutima, yewe no gupfa ukiri muto cyangwa se gupfa urupfu twakwita ko ukindutse cyangwa se sudden death. Burya kurya pome biragabanya ibyago byo kwibasirwa n'izo mpfu. Nanone burya zikaba ari imbuto nziza cyane ku bantu basanzwe bafite indwara z'amahypertension n'indwara z'umutima mu buryo buzwi. Pome burya ni zimwe mu mbuto nziza cyane kuri bo. Icyongera kuri ibyo, pome igira akamaro kenshi keza, twanakoze ikiganiro kirambuye ushobora gushaka kuri iyi channel, ukabasha kwihera amaso ukamenya ibyiza n'akamaro ko kurya pome cyangwa se inyungu ziri mu kurya pome. Muri make rero bavuga ko uko tugenda turya imbuto cyangwa se imboga bigira ingaruka nziza ku mikorere y'umutima no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Izo by'umwihariko ni imbuto zirindwi twavugaga zigira uruhare rwiza mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Muri make n'uzirya, ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima ubu bigabanyije ku kigero runaka. Ndetse nanone usanga atari ibyo gusa, kuko burya iyo urya izo mbuto n'ibyago byo kwibasirwa n'amadiyabete, cancer, stroke, hypertension nabyo biragabanuka. Iyo bavuze gutyo, bavuze indwara z'umutima, usanga akenshi zinajyana na stroke, zikajyana na hypertension, kuko burya nka hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso ukabije ushobora gutera umutima wawe kwangirika, cyangwa se ukaba ushobora no kwangiza udutsi two mu bwonko ukarwara stroke bitewe na hypertension ubwayo. Burya hypertension ishobora no kwangiza umwijima, ishobora no kwangiza impyiko zawe, nuko ku mwijima wari ikigero gito, ariko ku mpyiko zo zirangirika mu buryo bufatika. Ariko bwa mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima. Hari igitekerezo ufite cyangwa se kidasobanukiwe neza, nabyo wabyandika hagenewe kujya comment, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.